Data turagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu. Iyo tugutakambira twumva. Avuze ngo tugutabaze uradutabara. Natwe mwami muri uno munsi tuje imbere yawe. Mwami nyemera nkwereke uyu mwene data, uyu mushiki wanjye, uyu muvandimwe mwami. Umaze igihe kinini mu bushomeri. Yaragutakiye mwami akwinyura ngo umuhakaze. Mwami ubushomeri burababaza, ubushomeri burabyana mwami, ubukene ni bubi. Mwami ndasize gufungura imiryango y'akazi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ni wowe uzi aho utuzi turi mwami. Icyama mwami ugakora ku maso y'uyu mwene data kugira ngo abone aho akazi ke kari mwami. Ni wowe uzi aho twanagura urushundura tugafata. Mu izina rya Yesu ndasize ngo ahajya kudepoza mwami. Mu izina rya Yesu bamuha igisubizo cyiza. Mu izina rya Yesu urakoze mwami. Abajya gukora ibizamo bohe kubitsinda mwami kugira ngo babone akazi. Umwuka w'ubushomeri, umwuka w'ubukene mu izina rya Yesu Kristo turawanze mwami, kandi tuzi neza yuko ubasha gukora ibintu n'ibyo tugusaba mu izina rya Yesu Kristo. Amen.